Dore inzozi 5 zirotwa n'abantu benshi cyane ku isi aho baherereye hose. Kurota ugwa mu cyobo kirekire cyane cyangwa se ahantu hahanamye. 2. Kurota wambaye ubusa uri mu ruhame. 3. Kurota uri kurwana cyangwa se uri guhunga ikintu ubona cyakuzengereje. 4. Kurota wabuze cyangwa se watakaje amenyo. 5. Kurota wabuze inzira cyangwa se wibagiwe aho uri kujya. Izi ni inzozi 5 zirotwa n'abantu benshi cyane ku isi ku migabane yose yo ku isi. Ubu ni ubushakashatsi bugenda bugaragazwa n'amasiyansi agiye atandukanye ndetse n'abahanga bagiye batandukanye bari hano ku isi. Izi nzozi uko ari 5 ngiye kuba nagenda nkuramburira buri umwe cyangwa se ngenda nkusobanurira buri imwe wumve icyo biba bishatse kuba byasobanura. Nimba nawe byarakubayeho mbashe kuba nagusobanurira buri kimwe cyose kugira ngo nawe ujye urota ibintu ubashe kuba wamenya icyo bisobanuye. Hahandi ngiye kujya mbasobanurira inzozi zanyu za buri munsi. Wumva afite ikibazo cyangwa se afite inzozi yaba yarose atasobanukiwe neza, ajye muri comment yandike ubundi mufashe kuba yasobanukirwa cyane. Nanjye mbajye nacukumbura mu bitabo bigiye bitandukanye ndeba abascientifique nabo bagiye batandukanye icyo bagiye babivugaho. Twebwe twifashisha ibitabo ndetse n'abascientifique bagiye batandukanye cyangwa se abahanga twagiye tugira kuri iyi si ya rurema. Rero niho nifuje kuba nabasobanurira cyangwa se nabahereza ubusobanuro bw'inzozi 5 zirotwa n'abantu benshi cyane ku isi ku migabane yose yo ku isi. Ntuzabone urota ugire ngo ntago abandi bo mu bindi bihugu barota, kuko twese abantu turi kimwe. Ntago nza kuba natinda cyane. Uyu munsi twagarutse ku nzozi 5 zikunze kuba zarotwa n'abantu benshi aho bari hose. Ndagusuje kandi nkwifurije ikaze umuyoboro mukuru cyangwa se ku muyoboro mugari wacu twabashyiriyeho. Muhaye ikaze we mushyashya ndetse nawe usanzweho, ni iby'agaciro cyane. Mwese mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi igihe dukoze inkuru uyumve mu bantu ba mbere. Tudatinze reka tuhere ku nzozi ya mbere cyangwa se ku ndoto ya mbere cyangwa se ku nzozi abantu benshi bakunze kuba barota. Yego, inzozi ya mbere. Kurota ugwa mu cyobo kirekire cyane cyangwa se ahantu hahanamye. Iyi ni inzozi ikundwa kurotwa n'abantu benshi cyane. Wakibaza ngo ese bisobanuye iki? Bisobanuye ibi bikurikira. Iyo urota ugwa bishobora kuba byasobanura ko hari ibintu udafiteho igenzura cyangwa se ububasha mu buzima bwawe. Bishobora kuba impinduka, ubwoba bwo gutsindwa cyangwa se kwikandagira ku kintu runaka. Sinzi niba izi nzozi uzumvishe neza cyane. Bisobanuye ko iyo urota ugwa bishobora kuba byasobanura ko hari ibintu udafitiye cyangwa se udafiteho igenzura cyangwa ububasha mu buzima bwawe. Bishobora kuba impinduka, ubwoba bwo gutsindwa cyangwa se kwikandagira ku kintu runaka. Nizere ko turi kujyana neza cyane kuri izi nzozi za mbere zo kurota urimo ugwa cyangwa se mu cyobo kirekire. Dore ko kera tukiri abana bajyaga batubwira ko ngo iyo urose uri kugwa mu cyobo kirekire cyane ngo uba urimo urakura. Ubwo ni mu buryo bwa gakondo, ariko twe twavuze ko twifashisha ibitabo ndetse n'abahanga twagiye tugira kuri iyi si. Tudatinze reka tujye ku nzozi za kabiri zikundwa kurotwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Kurota wambaye ubusa uri mu ruhame cyangwa se uri mu mbaga y'abantu nyamwinshi. Ibi nabyo bishobora kuba byasobanura yuko wumva udafite umutekano cyangwa udafite ubwoba bwo gutahurwa ku kintu runaka. Bishobora no kuba byakerekana ko ufite ipfunwe ry'uko utizeye cyangwa se utizeye imico yawe neza yo kugendana. Ibi bishobora gusobanura ko wumva udafite umutekano cyangwa se udafite ubwoba bwo gutahurwa ku kintu runaka. Bishobora kuba byakerekana ko ufite ipfunwe ry'uko utizeye neza imico yawe.
Reka tugane ku nzozi za gatatu zirotwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ya rero inzozi za gatatu zavuga ngo kurota uri kurwana cyangwa se uri guhunga ikintu kiguteye ubwoba cyane. Wakibaza ngo ese byaba bisobanuye iki? Ya mbere yuko nsobanura nagira ngo nkwibutse wongere ukore subscribe cyangwa se ukande kuri subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo izi nzozi cyangwa se bino biganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi bagiye batandukanye, kuko niyo nkunga natwe tubasaba kugira ngo tujye dukomeza tubahereze ibintu bisa neza kandi bikoranye ubuhanga bugiye butandukanye. Ya rero nk'uko narivuze ngo hano kurota uri kurwana cyangwa se uri guhunga ikintu kiguteye ubwoba cyane, ibi bishatse kuba byavuga ko cyangwa se iyo urose cyangwa uhunga bishobora kugaragaza ko hari ikibazo kiri kukugiraho ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwawe. Bishobora kandi gusobanura ko wifuza kwikiza ibintu bikugoye ariko bikiguteye ubwoba. Umva byanga byakunda hari ukuntu nyine ushaka kwikiza ibintu ariko ukabona bikiguteye ubwoba, ubona nyine ko bisohokamo bikikugoye cyane. Rero umunsi warose urimo kurwana n'uwarebe wese cyangwa se ubona uri kwikiza ikintu kiguteye ubwoba, ubona nyine ko gisa nkaho kikurusha imbaraga, uzamenye ko byanga byakunda bisobanuye ibi ngibi nari nkubwiye hano ruguru. Nizere ko turi kugenda neza cyane, buri wese ubasha kuba yarota zino nzozi ajye amenya icyo biba bisobanuye. N'abantu mwe nicyo tuba tubereye hano ngo tubasobanurire buri kimwe cyose kiba kiri kubera ahangaha. Tugana ku nzozi za kane, nazo abantu benshi cyane benshi bagiye batandukanye bakunda kuba barota uko byagenda kose. Rero inzozi za kane nazo tudatinze reka nkubwire uko bimeze. Rero kuri kane turasanga ngo kurota wabuze cyangwa se watakaje amenyo. Muri make ntiwite ngo amenyo yawe yatakaye cyangwa se yagiye mu buhe buryo, wowe kumva cyangwa se kurota wumva amenyo yawe yavuyemo atakirimo. Mu busanzwe amenyo mu nzozi asobanuye ibi bikurikira. Amenyo asobanuye imbaraga, ubwiza cyangwa se ukwizera. Rero kurota amenyo yawe yavuyemo bishobora gusobanura ko ufite impungenge ku isura yawe, wumva utifitiye icyizere, cyangwa se hari igihombo runaka uri guhura nacyo mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se mu buzima bwawe busanzwe. Sinzi nimba wumvishe neza inzozi ya kane, kurota wabuze amenyo cyangwa se wayatakaje. Amenyo ngo mu nzozi asobanuye cyangwa se agaragaza imbaraga, ubwiza cyangwa se ukwizera. Kurota amenyo yawe yavuyemo bishobora gusobanura ko ufite impungenge ku isura yawe. Muri make hari ukuntu umuntu aba atariyakira, wenda iyo hari nk'ubusembwa afite ku mubiri ugasanga ntabwo wenda ariyakira nyine. Icyo gihe rero ufite kuba warota watakaje amenyo. Ikindi ngo bishobora kandi kuba byasobanura yuko ngo hari igihombo uri guhura nacyo gikomeye cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibi byose nyine uhita ubisanisha iyo ubashije kuba warota zino nzozi za kane. Gusa ko ari inzozi zirotwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ntabwo ari wowe gusa. Reka twihute tujye ku nzozi za gatanu zikunzwe kurotwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Inzozi ya gatanu, kurota wabuze inzira cyangwa se wibagiwe aho uri kujya. Izi nazo ni inzozi zirotwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo uri kurota urimo gushaka inzira cyangwa wibagiwe aho ujya, bishobora kugaragaza ko wumva utazi aho ubuzima bwawe uri kujya. Bishobora no kuba bifitanye isano n'amahitamo ugomba gukora ariko udafitiye umwanzuro uhamye. Sinzi nimba uri kubyumva neza cyane. Bishobora kuba bifitanye isano n'amahitamo ugomba kuba wakora ariko udafitiye umwanzuro uhamye. Muri make utarafata umwanzuro w'ikintu ugomba kuba wakora. Ndizera ko inzozi ya gatanu mwumvise neza cyane. Ni inzozi eshanu twari twabahitiyemo zikundwa kurotwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Iyi ni Gato Challenge TV izajya igenda ibagezaho inzozi zigiye zitandukanye. Nawe nimba hari inzozi ufite wifuza kuba wamenya ubusobanuro bwazo cyangwa se kuba wamenya byinshi kuri zo, twandikire muri comment. Tuzagaruka tukubwira uko
myiza cyangwa se icyo izo nzozi zawe zisobanuye. Nicyo twebwe tubereyeho hano kuri Ghetto Challenge TV, kwibutsa gukora subscribe ndetse n'ibindi byose bisabwa. Murakoze cyane, murabeho.